ko hari iyo absence hanini wenda yabo batoza none habadahari cyane nk'abo twavugaga bo muri first class bisa nkaho abashobokaga benshi byaro kugerageza no kuba nabo babaha amahirwe nkuko Michael Carrick we byibura yabarushaga amahirwe kuko ayimaranya amezi 5 byibura ariko ufite impungenge nuko Michael Carrick nabonaga gutwarwa na santima z'ibyo akoze mu mezi 5 bishobora kuba wenda byazaba ikibazo nyuma kuko yafashe equipe mu kwezi kwa mbere yaramaze kuva mu marushanwa yari yo yose uretse champion nukuvuga ngo n'abantu bakinnye imikino 40 muri toute competition zose match imwe muri Carabao match imwe muri FA Cup bahita basezererwa basigana imikino 38 ya champion. Iyo ni imikino iri munsi ya Arsenal yatsinze muri no season. Mu mikino yose bakinnye ko Arsenal byibura imaze gutsinda imikino 42 mu mibare. So rero nkabona hari ukuba yakwitwara neza ariko utarebye impamvu izo arizo zose zatuma yakwitwara neza ushobora kuba wagwa mu mutego wo kuba yahabwa ako kazi. Ariko nanone we nkagaruka kuri rwa ruhande rwa Clarisse bikaba bishoboka ko muri abo batoza n'ubundi b'amazina manini cyangwa se profile nini bitakunze ko bagira undi babona wahita yinjira bijyanye na projet yabo bavuga ko bashaka gutwara igikombe byibura Sezo 2027-2028 igihe bazaba bacelebra anniversaire y'imyaka 150. Avuga ati wenda dushobora kuzana umutozo uyu n'uyu mu mwaka umwe akaba amaze gushyira ibintu ku murongo akaba yatwara icyo gikombe. Ariko ikiza kinini kirimo nuko byibura Michael Carrick muri aya mezi 5 abayemo mu buryo bwari bwo bwose uko byagenze kose ni umutoza umaze kutwereka ko hari ikintu yahindura zirita mu bakinnyi nge niho ninda. Benjamin Sesko abaye umukinnyi kuva nakomereye kuri equipe ya Manchester United ubwayo kuva Michael Carrick yayifata niyo equipe imaze gukora amanota menshi kurusha indi yari yose muri Premier League. Icyakabiri abakinnyi bayo bari improvinze ku buryo bugaragara. Kobe Maino yongerewe amasezerano kubera ya mezi make yamaranye na Michael Carrick. Hari Magwaya nuko. Uwitwa Bruno Fernandes amaze gukora ama assist arenga 10 kubwa oya ndavuga kubwa Michael Carrick amaze gukora ama assist 13 gutyo aho ngaho muri 19 afite. Casemiro nubwo agiye ariko agiye ubona ko nawe kubwa Michael Carrick uburyo yaragiye yaratangiye kugenda improvinga cyane ku buryo nawe ubwo yivugira ngo ati ngiye kugenda gutya nibyo numva ari byiza kugenda abantu bakazankumbura. Benjamin Sesko amaze gutsinda ibitego 9 muri Premier League niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi kuva Michael Carrick yafata equipe. Sibyo? So rero hari uburyo ubona ko byibura mu bakinnyi 11 hari nk'abakinnyi 8 uvuga ngo imyanya yabo muri Itaha byibura barahari. Igisigaye ni ya myanya nimero 6 umusimbura wa Casemiro ese kuri nimero 2 hari icyo wahakora kuri nimero 3 hari icyo wahakora ariko twese turebona ko Itaha nta kibazo cy'umuzamu afite. Itaha ababaye bahari nta kibazo kinini cya axe afite. Itaha azakenera umukinnyi wa nimero 6 muri mediana abandi babiri arabafite babanzamo. Itaha rutayizamu nuriya nimero 7 nuriya nimero 11 wenda niho bashobora kuba bakora mu gihe byaterwa n'ibyo babona ku isoko. Ariko no kuvuga ngo byibura abakinnyi 8 muri 11 arabafite bashobora kuba babanzamo Itaha. So rero mbona imyaka 2 iriho umwe bashobora kuba bamwongera mu gihe yaba akomeje kwitwara neza. Ni umuntu nyine wamenyera izo dressing room, ni umuntu bavuga ngo yaba abakinnyi yaba batoza bandi yaba ubuyobozi burimo kwifuza kuba yahaguma. Ariko ndi insistinga cyane ndaca umurongo ku kantu kavuga ngo ese mu kwezi kwa mbere utekereza umutoza uzasimbuza Ruben Amorim watekerezaga profile Michael Carrick mu buryo burambye cyangwa hajemo santima n'ibyo akoreye Manchester United mu mezi 5? Amahirwe menshi ni oya kubera ko niyo mpamvu babanje kwitonda bakamuhereza igihe gitoya. Nge iyo bigeze kuri aho ngaho nekereza yuko irebye umutoza uhawe akazi kubera uruhare runini rwa santima bikunda no gutuma umwirukana utamwihanganira bikomeye. Turabyibuka Erik ten Hag, Sir Jim Ratcliffe n'abandi bakoranaga barimo Dan Ashworth wagiye baraje baravuga ten Hag ntabwo tuzakomezanya, ariko bagiye gukina finale ya FA Cup arayitsinda ayitwaye baravuga umutoza utwaye FA Cup yagize nibazo by'imvure muri Sezo avuga ati tumwihanganiye abakinnyi bagakira ikipe kabihari
yatugaramuye byiza ko kigiye ari igikombe cya kabiri abahereje yaratwaye karabo umwaka wabanjirijeho baravuga ati uyu ni umutoza w'ibikombe. Ayo ni amarangamutima babaye ko gutsinda umukino umwe wonyine finali ikinwa ugatsinda bamuhereza akazi amezi angahe gusa bamaze kubona yuko bibeshye. Ntekereza ko na Michael Carrick aje nta expectations bafite kure ku mutoza we mwanya wa gatatu atsinda imikino minini agira performance agira results zimeze kuriya aje agatangira gusubira mu bibi byo kubaka imyanya ya 8 agatangira nabe agasinga imikino 3 ingahe bashaka gufata icyemezo cyihuse kubera ko nundi bafashe icyemezo kubera amarangamutima. Nicyo kibazo nyimfite. Kandi ikindi birebye Michael Carrick afite background y'ibi bintu muri boro abantu bamwibuka bimwe mu bintu abafana ba Middlesbrough bamunengaga yaraje asanga equipe imeze nabi wenda kumanuka umwaka wa mbere ndumva ari 2023 gutyo ahita ayihereza umwanya wa kane ikina na playoffs yakinye na playoff habuze gatongiza mu cyiciro cya mbere avuga ati umutoza tumugiye kinini afite hazaza aza ubutaha none next step no kutuzana mu cyiciro cya mbere. Umwaka wa kabiri araza asubira inyuma wa gatatu asubira inyuma none bigira atangira ku myanya ya 8 baravuga ati umutoza nakira none bagiye gutandukana equipe abakinnyi bose barasubiye inyuma equipe ikiri umupira udahwitse ko ama equipe investment yazo aratandukanye. Icyo wenda tutuze kukigeraho ariko ngiye nsubiye ku cyo yaravuze kuri Ten Hag ngiye mbona tutabihuza kuko Eric Ten Hag yaratoje season ebyiri ziri full kuko sezo ya mbere yabaye wa gatatu yatoje sezo ya mbere yabo wa gatatu atwara Carabao sezo ya kabiri yabo wa gatanu wa kangahe yabuze Champions League cyo nibuka atwara FA Cup kuri sezo ya kabiri. Noneho mu kuvuga ngo rero niba nkomeza mugomba kunyongerera amasezerano urumva nyine kote ya equipe ibifite ibyivuga ariko na agence y'umutoza nayo ibishaka inyungu z'umutoza. Uribuka wera navuze ngo giyewe nimushaka kunyirukana nta kibazo ngiye nzagenda kuko nubundi nzongera ntwari bikombe nkuko nabitwaraga nkuko nanabitwaye hano. Yigeze kuvuga ngo uretse Guardiola ngo niwe mutoza ukurikira Guardiola mu bikombe kandi byari byo sibyo ya Sezo Klopp yari amaze gusohoka byari byo niwe mutoza wari umaze gutwara ibikombe bindi byinshi nyuma ya Guardiola. Ariko ngiyewe icyo mvuga umutoza ashobora kuba yaguha ikintu runaka. Jya nkunda gutanga urugero nk'urwa Di Matteo muri Chelsea. Ese ko Di Matteo yatoje imikino 4 ya nyuma ya Champions League akayibaha equipe ikabiha gatanu icyo giye kuri muri championnat bakavuga bati uyu mutoza nyamara bla bla ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uretse no muri Chelsea n'ahandi yagiye Di Matteo kuva mu Budage kuza muri za West Ham byagaragaye ko ntirwa rwe hari igihe ufite abakinnyi beza kandi United iyi sezo ya kabiri ya Eric Ten Hag yabaye wa 8 aribwo yatwaraga FA Cup yatwaye FA Cup yabaye wa 8. So nukuvuga ngo rero hari igihe umutoza nk'uyu yinjira muri dressing room agasangamo abakinnyi beza wenda ikibazo byari umutoza kuko twarabibonaga ko umutoza witwa Ruben Amorim yarageze ahantu atangiye nko kwishongora avuga ngo ngiye ngo banzaniye hano kubera igitekerezo cyanjye ngo nibabona batakikeneye bazanyirukane. Bisa nkaho abakinnyi bose ntabwo abakinnyi bakundana none amagambo nk'ayo ngayo. Niba abakinnyi benshi baravugaga bati duhindura uburyo bwo gukina uribuka na Ediano twajyaga tuvugana dakavuga ati wo yangu ikibazo si formation gusanga ikibazo ngo niki n'abakinnyi ariko nyuma y'iminsi 10 gusa umutoza mushya yinjiye twese tubona icyo abakinnyi bagukorera mu gihe baba bashyize mu buryo bwabo bwiza bwo gukina bwa bundi ba complaininga. Ngiye rero aho ngaho niho nshaka gutinda cyane. Ese muri profile y'umutoza mwifuzaga wowe Omar Barada kuko nikikwereka yuko uriya mwanzuro wo kongera Ten Hag amasezerano nuko byarangiye Ten Hag bamwirukanye n'uwo bashutse bakamwirukana Danny Ashworth bagahita batandukana kuko Ashworth ngo yarababwiye ngo niba tutagiye guhita duhereza akazi Gareth Southgate wari umaze gusezera muri equipe y'igihugu y'Ubwongereza tumwirukana gende niba atari Southgate tugumane Eric Ten Hag aho kujya gushaka abandi batoza. Ruben Amorim icyo gihe naho birukaniye Ruben Amorim Eric Ten Hag Ashworth yashakaga nanone nde Southgate kugeza igihe bashwanye nawe baramwirukana bapromotinga Willy Cox. Ngere mbona cyane Manchester United niba ko kitekereza ibintu by'imyaka 2 yari kugerageza abandi batoza baremereye cyane badafite akasi